isengesho tugiye gusengana. Rino sengesho tugiye gusengana ni irinyagura ibintu wagiye unyagwa. Hari ibintu byinshi wagiye unyagwa mu buzima bwawe, ariko ushaka yuko byagaruka aka kanya. Tugiye gusengana rino sengesho ryo kongera kubinyagura, hanyuma ukongera guhura n'umugisha wawe, hanyuma ukongera guseka, ukongera ukishima, ukongera ukagira ibyishimo nk'ibyo wari ufite mbere. Reka dusenga rino sengesho ryo kwizera, ryo kunyagura ibyanyazwe ku buzima bwawe. Data, mu izina rya Yesu turasenze kugira ngo Mana, hari imigisha myinshi cyane tugiye dufite yanyazwe mu buzima bwacu. Hari imigisha y'urubyaro yanyazwe, hari imigisha y'akazi yanyazwe, hari imigisha y'icyerekezo yanyazwe, ariko iyo yose turayinyaguye mu izina rya Yesu Kristo. Amaboko yarafashe ibyacu abirekura aka kanya, amaboko yarafashe ibyanje abirekure, amaboko yarafashe ibyo uyu muntu uri gukurikirana iyi video abirekure mu izina rya Yesu. Iri ribe ari isengesho rihindura ubuzima bwiwe bwa buri munsi mu izina rya Yesu. Hari ibintu byinshi byari binyazwe ku buzima bwiwe. Yanyazwe urubyaro, inda yiwe barayizinze, ndayisinguye mu izina rya Yesu Kristo. Yanyazwe akazi, nabona akazi mu izina rya Yesu. Yanyazwe icyerekezo, nabona icyerekezo mu izina rya Yesu. Uri Imana isumba byose, ndasenze nizeye yuko hari ibintu ugiye gukora bikomeye cyane ku buzima bw'uyu muntu ukurikiranye iri sengesho mu izina rya Yesu. Hari byinshi byari byaranyazwe ku buzima bwiwe, ariko amaboko afashe ibyiwe abirekure aka kanya mu izina rya Yesu. Ndizeye imbaraga z'ubutsinzi. Niba arwaye akire mu izina rya Yesu. Niba afite ubumuga budakira akira aka kanya mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana isumba byose. Nizeye imbaraga z'ubutsinzi, nizeye imbaraga z'ubudahangarwa, nizeye imbaraga zikomeye. Ng'igiti nubwo cyatemwa kizongera gishibuke, cyongere kigira amababi bitonome. Nizeye imbaraga z'ubutabazi bwihuse aka kanya zawe Mana. Nizeye imbaraga zidasanzwe muri iri teraniro mu izina rya Yesu Kristo. Aya masengesho nahindura ibintu byinshi bigiye bitandukanye ku buzima bw'umuntu wese ukurikiranye n'iyo sengesho mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana isumba byose, uri Imana ishobora byose. Nizeye imbaraga z'ubutabazi aka kanya. Niba ari ufite uburwayi bwo mu nda, niba ari uwabuze icyerekezo, niba ari uwabuze promotion n'imwe, niba ari udepoza akabona byanze, nahamagarwe mu kazi mu izina rya Yesu. Iri sengesho riba ari isengesho rihindura ibintu byinshi ku buzima bw'uyu muntu. Iri sengesho riba ari isengesho rihindura ibintu byinshi, rinyagura ibyanyazwe ku buzima bwe. Ndizeye imbaraga z'ubutsinzi yuko hari ibintu binyagutse byari byaratuzengereje mu buzima bwacu bwa buri munsi mu izina rya Yesu Kristo. Nizeye imbaraga zawe Mana yuko hari ikintu ugiye kurema muri aya materaniro duteranye aka kanya, tuvuga imbaraga zawe n'uburinzi n'imbaraga zidasanzwe n'imirimo n'ibitangazo ujya ukora. Turizeye yuko Mana hari ikintu ukoze kidasanzwe ku buzima bwacu muri aya materaniro Mana. Twizeye imbaraga zawe yuko hari ikintu ugiye kurema kandi gifatika. Twizeye yuko hari ibintu binyagutse muri aya materaniro. Twizeye yuko hari akazi kanyagutse. Nizeye yuko hari ubukwe bunyagutse. Nizeye imbaraga zikomeye yuko hari ibintu binyagutse mu izina rya Yesu. Nizeye yuko akazi kanyagutse, nizeye yuko urubyaro runyagutse mu izina rya Yesu. Ndizeye yuko hari ikintu ugiye kurema aka kanya gifatika ku buzima bw'aba bantu mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Wewe wari ukurikiranye iyi video, Imana iguhe umugisha. Wowe utarakora subscribe, aya materaniro yararyoshye cyane, numva nezerewe mu mutima wanjye. Hanyuma niba utarakora subscribe, ugerageze gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu masengesho ya buri munsi. Ejo nzabazanira isengesho ryo kumva uryamye hanyuma ukarota neza, ukarara neza. Wewe rero utarakora subscribe, ugerageze gukora subscribe, hanyuma iryo sengesho nirizagucike n'andi masengesho agiye atandukanye tujye kujya dusenga
gusenga ntazajye agucika. Shalom shalom. Imana ibahe umugisha. Ukande kuri ako karayiki gahari, ujye muri comment wandike ijambo amen, usharing izo video. Imana iguhe umugisha. Mwari muri kumwe na Prophet Claude. Imana ibahe umugisha mwinshi.